Element Ere ni umwe mu baproducer bakomeye ba hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Si umuproducer gusa kuko kugeza aka kanya ari gutanga icyizere ko azavana u Rwanda ku rwego rumwe maze akarugeza ku rundi mu bijyanye n'umuziki. Uyu munsi ngiye kukubwira amateka ya Element, naho ngiye mugiye kubana banyita Ibel. Reka duhere ku buzima bwite bwa Element. Amazina ye nyakuri ni Mugisha Fred Robinson. Yavutse tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi, aho ni mu mwaka w'ibihumbi 2000. Avukira i Kibuye mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba. Ubundi uyu Robinson cyangwa se Element yavukiye mu muryango w'abana bane, avuka ari imfura. Reka turebe ibijyanye n'uko Element yakuze. Benshi bashobora kwibwira ko uyu Element Ere yakuze ari umucuranzi ukomeye. Gusa Element yakuze akunda gukina umupira cyane kugera naho yakinnye mu kademi k'ikipe ya Marine. Uyu Element yakuze yumva ko uko byagenda kose azaba umukinnyi wa football kandi ukomeye. Ikindi kandi wamenya kuri Element nuko yakuze akunda gushushanya, akavuga ko mu gihe adahiriwe na football azibera umushushanyi ukomeye ushushanya abantu bagatangara. Si ibyo gusa kandi kuko Element yakundaga igisirikare, agaterwa na motivation na se wari umusirikare ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose rero yaciyemo n'ibyo yakoraga byose byarangiye agitangira mu mwaka wa mbere segonderi, aho yatangiye kwiga ibikoresho by'umuziki bitandukanye harimo nka gitari ndetse na piano. Kubakeka ko uyu Element yize music production baribeshye cyane, kuko mu cyiciro cya kabiri cya segonderi yize MPC, Mate, Physique na Computer Science. Naho ibya production ibyo yabyize amezi 6 gusa abyigishijwe n'abanya-Nigeria aho yigiraga online. Reka turebe Element agisoza kwiga ese byagenze bite agisoza kwiga MPC. Mu mwaka wa 2018 nibwo yarangije amashuri yisumbuye, maze nyuma y'umwaka umwe gusa atangira gukora umuziki nk'umunyamwuga cyangwa se nk'umuntu wabigize umwuga, aho indirimbo ya mbere yakoze ari iya Danny Vumbi. Ariko iyo ndirimbo yakoze ntiyamenyekanye cyane nk'indirimbo yakoze yitwa Hands Up by'igihangaje mu muziki Bruce Melody. Izo ndirimbo zose yazikoreye mu nzu itunganya umuziki Country Record iyobowe na Nopuja, ariwe waje kwita Robinson izina rya Element. Reka turebe ibijyanye no kuba umuhanzi. Element rero ubusanzwe avuga ko akunda injyana ya Afrobeats ndetse na Zuke. Abitewe nuko Element yakundaga imiziki rero nayo yaje kugira igitekerezo cy'uko ashobora kuba umuhanzi ukomeye, dore ko yaramaze kubaka izina hano mu gihugu cy'u Rwanda, abikamutera motivation yo kumva ko nawe yaba umuhanzi. Avuga ati njyewe ubusanzwe abandi bakora amahit, kubera iki njyewe ntakora indirimbo yanjye. Nibwo rero yahise akora indirimbo nziza cyane, indirimbo yaje gukundwa yitwa Kashe. Maze ayikoze rero abayumvishe bakifuza kuyisubiramo, maze Element ababaye umuhanzi atyo. Hashize igihe gito nibwo uyu Element yasinye amasezerano n'inzu y'umuziki 155 AM iyobowe n'umugabo Coach Gael. Element yakomeje gukora amahiti menshi bitewe no kuba mu muziki cyane, yaje no guhimba injyana ye yise Afro Gako. Ubu ngubu imaze gukundwa cyane hano mu Rwanda ndetse itangiye no kwambuka imipaka. Nyuma y'ibyo rero yakomeje gukora nka producer muri 155 AM, akora n'indirimbo ze ku ruhande. Ubu aherutse no gusohora indirimbo nshya yise Tombe. Uyu mu producer akaba n'umuhanzi Element ubu ari gutanga icyizere nk'umuhanzi ugiye gutuma umuziki nyarwanda utera imbere, tukava ku rwego rumwe tukajya ku rundi, natwe imiziki yacu ikazajya ikinwa hanze nk'uko Nigeria byagenze cyangwa se nk'uko muri Amerika imiziki yabikinwa. Ibi ngibi Element yatangiye kubigeraho kubera ko afite impano idasanzwe kandi yifitemo n'ikintu bita creativity, guhanga udushya. Nakubwira iki rero, njye mwari kumwe banyita Ibel. Iyi ni Mega TV Rwanda. Reka ngusabe gukora subscribe, kubera ko utarakora subscribe uba waracikanwe. Mega TV Rwanda, all your favorite is here.